ni muri urwo rwego ngiye gusubiza umukunzi w'inzu y'ibitabo. Yarabajije ati uzaturebere mu bitabo. Muri make yabajije impamvu bavuga ko umukobwa n'umuhungu banganya imyaka, umukobwa aba amurusha ubwenge. Ni muri iyo mvugo wenda yashatse kubazamo. Wa mugani tuzarebe impamvu bavuga ko umuhungu n'umukobwa banganya imyaka, umukobwa aba amurusha ubwenge. Muri make niba uri umuhungu, umukobwa munganya imyaka aba akurusha ubwenge byanze bigunze. Muri make mu mutwe aba akurusha. Mu mutwe aba akurusha imyaka. Hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko mu mutwe aba akurusha hagati y'imyaka 2 n'4, uretse ko hari n'abavuga 5. Muri make umukobwa w'imyaka 20 abanganya mu mutwe n'umusore w'imyaka hagati ya 22 na 25 byibuze. Impamvu umukobwa yashakanye n'umusore umurutaho imyaka runaka, nta nubwo bikunze kuba ikibazo kurusha umusore urushwa imyaka n'umukobwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko ubwenge bw'umukobwa buruta ubwenge bw'umuhungu banganya imyaka. Noneho iyo bigeze nko mu masaziro ho bihinduka ibindi. Ubwenge bw'umugabo bugabanuka vuba cyane kuruta ubwenge bw'umugore banganya imyaka iyo basatira izabukuru. Hari ibintu byinshi wareberaho impamvu abagore barusha ubwenge abagabo banganya imyaka, uretse wenda n'abanganya imyaka, burya n'abatayinganya abagore baturusha ubwenge byanze bikunze. Byonyine ntanagiye kure, unarebye mu mibereho ya buri munsi uhita ubona ko abagore barusha ubwenge abagabo. Umugabo ashobora kubana n'umugore udafite akazi bigakunda ndetse bakabana neza, ariko biragoye ko umugore abana n'umugabo udafite icyo yinjiza mu rugo ngo bikunde mu buryo bworoshye. Urumva ubwabyo bitarimo ubwenge. Ikindi, umugabo ashobora gutunara agashaka imitungo akarunda, ejo cyangwa ejo bundi agashaka umugore akaza wenda nta n'icyo azanye, rimwe na rimwe yagera mu rugo bikabibye. Bya bindi umugabo yaruhiye bigahita bibibye, akaba ari ubigenzura ndetse byaba ngombwa ko batandukana bakagabana. Ubwabyo nabyo birimo ubwenge. Umugabo n'umugore bashobora kuba bahembwa, yewe rimwe na rimwe umugore anahembwa menshi, ariko amafaranga y'umugabo akaba ariyo yita ku by'urugo ndetse akita no ku mugore, kandi umugabo ntabigireho ikibazo. Ubwabyo nabyo birimo ubwenge. Niyo bigeze mu kuba mu mafaranga, mu kubaho, usanga umugore ari we uyabamo neza kandi byuzuye kurusha n'umugabo wayaruhiye. Ubutunzi bw'umugabo bugaragarira mu mugore we. Ubwabyo nabyo birimo ubwenge. Umugabo niwe utereta, niwe uhonga, kabone nubwo umugore nawe yaba abishaka, ariko umugore arakureka ukaba ari wowe ushishikara, bikarangira ari nawe ubyungukiyemo kurusha n'umugabo, kandi nta na kimwe yatakaje. Icyo nacyo kirimo ubwenge. Muri make umugabo niwe uba ufite umutwaro wo gushimisha umugore, ntabwo ari umugore ufite umutwaro wo gushimisha umugabo, nubwo rimwe na rimwe wenda nabyo bibaho. Umugabo niwe utakaza, akaba ari we uhonga, akajya no ku mugogoro wo gushimisha uwo yatakajeho ibintu. Muri make ninde uba uri gukoresha ubwenge aho ngaho? Ni umugore. Niyo urebye mu mateka ukareba uburyo umugore yigaranzuye umugabo, uhita ubona umugore yarakoresheje ubwenge bwinshi ku buryo bitaba igitangaza kuvuga ko abagore barusha ubwenge abagabo, uretse ko turi buze kureba impamvu nyamukuru. Umugabo kugira ngo yigarurire umugore agomba gutunara, ariko umugore kugira ngo yigarurire umugabo ntibimusaba imbaraga nyinshi, ahubwo bimusaba ubwenge. Intego ya buri mugabo mu isi no kwinjira mu nda y'umugore. Niyo mpamvu arinda apfa agishishikajwe cyane no kwinjira mu nda y'umugore. Buri mugabo wese aba arwana no kwinjira mu nda y'umugore. Nakuriya yikarakasa atereta, intego nyamukuru ni ukurwana ashaka kwinjira mu nda y'umugore. Ibyo byo ni ubundi bwiru bw'ikirenga, ni ubwenge buri mu rwego rw'ibisazi, niba ariko ntabivuga. Sinakwirirwa mbigarukaho hano muri kino kiganiro cyangwa se kuri radiyo, byatesha umutwe abantu benshi kubyumva. Hari ibintu burya biba atari ngombwa yuko bizana kuri radiyo muri rusange, bitewe n'imyumvire y'abantu bitandukanye. Abagabo rero bagera ku mwanzuro batinze. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza yuko n'ubwenge bwabo bushobora kuba munsi y'ubw'abagore, mu gihe umugore agera ku mwanzuro vuba cyane. Kuba umugore abangukirwa n'umwanzuro kurusha umugabo,
ubwabyo biri mu bintu bishobora kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ubwenge bw'umugabo n'umugore. Uko gutinda ubwabyo bigaragaza ko umugore abangutse cyane mu by'ubwenge kurusha umugabo. Umugore atekereza akoresheje umutima we, niho ubwenge bwe buri, atekereza mu buryo bwa kamere, niba ariko nabivuga, mu gihe umugabo umutima we uba mu mutwe we. Muzasome igitabo cyitwa The Art of Seduction, igitabo cya Robert Greene yashyize hanze muri 2007. Uzabonamo uburyo abagore bakoresheje ubwenge bikarangira bigaranzuye abagabo. Nabyo bizaguha ishusho y'uburyo abagore barusha abagabo ubwenge. Ni naho hashibutse iyi mirimbo n'ibi birungo by'ubwiza mubona n'abagore. Abo twabanye kera twabirebeye hamwe muri icyo gitabo, twabonye ko mu binyejana byashize kugira imbaraga cyangwa se kuba igihangange abantu bose bemera cyangwa batinya, wabiheshwaga no kurwana ugakandamiza abandi nta muhwe. Koroherana byari hafi ya ntabyo. Icyo gihe rero abami n'ibikomangoma bagombaga kuba ari ba nta muhwe. Kubera iyo mpamvu bake nibo babaga ari ibihangange mu isi. Byumvikane ko muri ibyo bihe abahagorewe cyane kurenza abandi ari abagore. Nta buryo bari bafite bwo guhangana, nta ntwaro bari bafite yatuma wenda baganza abagabo, yaba mu bya politike, yaba mu by'umuryango ndetse no mu rugo muri rusange. Nubwo abagabo bari bihangange, bagiraga intege nke ku kintu kimwe gusa: irari ridashira ryo gushaka guhuza ibitsina n'abagore. Umugore yashoboraga gukina n'umugabo yifashishije iryo rari, ariko umugabo yamara kubona icyo yarababaye agahita asubira mu murongo w'ubuzima bwe busanzwe bwo kurwana no gukandamiza badashaka. Iyo umugore yangaga kuryamana n'umugabo, umugabo yahitaga ashakira ahandi mu buryo bworoshye cyangwa se agakoresha imbaraga. Muri make uwangaga yashoboraga no guhohoterwa ndetse agakandamizwa, nuko ubuzima bwa kera bwari bumeze. Icyo gihe rero imbaraga n'ubuhangange bw'umugore cyangwa se power z'umugore zari z'akanya gato gusa kandi zidahamye, kubera ko yazigiraga igihe umugabo yatwawe n'irari gusa. Nta kundi rero bari kubigenza uretse kwemera bagahebera urwaje, bagatuza, abagabo bakabatwara uko bishakiye. Gusa hari abagore bagize inyota y'icyubahiro, imbaraga n'ubuhangange. Iyo nyota rero ntabwo yabemereye kwemera kaje, ko imyaka yicumaga. Niko bashakishije uko bakwigaranzura iyo ngoyi y'abagabo, biciye mu bucakura, mu buryarya, mu guhanga udushya. Bakaba babona uburyo bagira imbaraga noneho zihoraho kandi mu buryo busesuye. Barabanje batangira kurangaza abagabo bifashishije uko bagaragara, bifashishije ibirungo by'ubwiza n'imibavu, bakihindura nk'imanakazi zaje mu buzima busanzwe bwa muntu kandi ari abantu. Batangiye berekana uduce duto tumwe na tumwe tw'umubiri wabo, n'ibyandi byo kwambara impenure cyangwa se kwambara utwenda tugufi. Ni mu rwego rwo gutuma abagabo bibwira byinshi mu mitwe yabo, ndetse bakibwira n'ibyuzuye amashyenga akabije. Bikabyutsa irari rero mu bagabo, ritari ryo guhuza ibitsina gusa, ahubwo ryo guharanira kwigarurira iyo manakazi idasanzwe igaragara nyine nk'imanakazi. Iyo rero bamaraga kwigarurira umugabo batyo, batangiraga kumureshya gahoro gahoro, bamwigiza kure y'isi y'abagabo, isi y'intambara, isi ya politiki, maze bakerekeza mu isi y'abagore, isi y'ibinezeza bishashagirana, ibirori no kwinezeza. Bakabajyana mu ngendo za kure, muzi inkuru za ba Cleopatra na ba Julius Caesar, ukuntu yamukubakubye akamwerekeza muri Nile. Umugabo yashidukaga rero atangiye gukunda ubwo buzima bwo kwinezeza, ndetse akisanga mu rukundo gutyo. Nyamara mu buryo butunguranye umugore agahita abisha, akitwara nkaho nta kigeze kiba hagati ye n'umugabo, agatera umugabo urujijo wamaze kumukunda. Igihe cyose umugabo yifuza byinshi birenzeho, umugore agahita amwereka ko ay'urukundo atakiyarimo. Ibyo byahatiraga umugabo rero kwinginga, imbaraga ze zaratakaraga, bya bindi by'ubuhangange n'ubushongore n'ubukaka bikavaho, noneho agatangira kwinginga no kwiruka inyuma y'uwo mugore yakunze kugira ngo yongere abone umunyenga yabonaga mbere, ari nakagenda atakaza ubukana n'igitinyiro, nyamara amarangamutima yo akiyongera cyane. Abagore rero bamenye neza ko ari abanyantege nke mu kurwana, babona kandi ko ubushobozi bukomeye bafite nubwo kureshya abagabo bifashishije imyambaro, imibavu nuko bagaragara muri rusange. Basobanukiye ko niba bazisunga abagabo ku byerekeranye n'imbaraga, abagabo nabo bagomba kubisunga ku byerekeranye n'umunezero, uko byagenda uko ariko kose. Bize neza ko kubanza kwigarura ibitekerezo bakagutera kwibaza byinshi by'agatangaza byabo ukuri cyangwa ibinyoma, kugutera kugumya wifuza byinshi birenzeho ku byo wabonye,
kugushyira mu rujijo, ubundi bakaguha icyizere cyose, ariko nyuma bagahita bakikwaka bikagusunikira kwinginga. Niwo muzi wo kukureshya, umugabo agatwarwa rwose kandi akagenda yijyanye. Imbaraga zabo ntabwo ari iz'amaboko, ahubwo n'izo mu buryo bw'imitekerereze. Iki nacyo kigaragaza ubwenge bw'umugore. Nta kuguhata cyangwa kurwana nawe, ahubwo ni uguciza ubusamo, wowe ugakora ibyo umugore ashaka, nyamara wowe mugabo ukabikora unezerewe kandi ataguhasa. Niyo mpamvu nubwo umugore yaba agushaka, akoresha ubwenge, wowe ukamwiruka inyuma aho kugira ngo we akwiruke inyuma. Ninde wiruka inyuma y'undi? Uwiruka inyuma y'undi rero ni uko ngo yirukaho ari we umurusha ubwenge. Icyo nacyo gishobora kugaragaza ubwenge bw'umugore. Niyo mpamvu ushobora kubona akana k'imyaka 18 karigaruriye nk'umusaza w'imyaka 60, kakamuhindura nk'uruhinja, kakamukubakuba, kakamureba mu bwonko. Nguko uko rero mu isi yuzuye ihohoterwa n'akarengane, abagore bakoresheje ubwenge bigaranzura abagabo gutyo. Umukobwa rero munganya imyaka abakurusha ubwenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abakuruta mu bwenge uko byagenda kose. Ariko si no mu mvugo gusa, ubushakashatsi bwarabigaragaje. Bisaba ko umugabo aba arusha umugore byibura imyaka hagati y'ine cyangwa 5 kugira ngo babe bari ku rwego rw'imitekerereze rwenda kuba rumwe. Ariko nanone ibyo bibaho mu gihe gitoya. Hari abahanga bavuga ko ari hagati y'imyaka 20 na 25. Wenda mbahaye nk'urugero kugira ngo mwumve ingingo neza. Niba ufite nk'imyaka 26 ugashaka umukobwa urusha imyaka 5, bivuze ko ushatse umukobwa ufite imyaka 21. Icyo gihe imitekerereze yanyu iraba yenda kuba ku rwego rumwe, ariko ibyo nabyo bitangira kuburizwamo iyo ugize imyaka 26. Kubera ko iyo ugeze muri iyo myaka ubwenge bwawe bushira vuba cyane, bushonga vuba, mu gihe ku mugore we bushira gahoro gahoro. Niyo mpamvu nk'umugore w'imyaka 60 ashobora kuba atekereza nk'umugabo w'imyaka 50. Ariko umugabo w'imyaka 60 biba bitandukanye cyane, ubwenge bwe buba bwaragiye bushira cyane. Bwaragiye bushira, no kuvuga umugabo n'umugore banganya imyaka 60. Ushobora gusanga umugore aba atekereza nk'umuntu w'imyaka 50, ariko umugabo atekereza nyine nk'umuntu w'imyaka 60 kandi banganya imyaka. Ariko umugore ari hasi cyane kubera ko we ubwenge bwe busaza gahoro gahoro mu buryo bwa kamere. Kireka iyo hajemo ibindi bintu bitari ibya kamere, nabyo wenda umuntu yaza kubirebaho mu kanya. Muri make metabolisme y'ubwenge iragabanuka uko abantu bagenda basaza, ariko ku mugabo bikihuta cyane. Hari ubushakashatsi bushya bwakorewe muri Washington University School of Medicine muri St. Louis, bwagaragaje ko ubwenge bw'umukobwa buba buri imbere y'imyaka 3 ku muhungu banganya imyaka, ariko abandi bo bakanabivuguruza bakavuga ko ari imyaka 4. Hari n'abandi bavuga ko ari imyaka 5. Niyo mpamvu twafatiye hagati y'imyaka 2 n'5. Nubwo abakobwa barusha ubwenge abahungu bangana, ariko iyo bigeze nko mu kwangirika mu buryo butari ubwa kamere nk'uko nabivugaga haruguru, ubwonko bw'abakobwa bwangirika vuba kurusha ubw'abahungu. Ariko ari mu buryo bwa kamere, ubw'abahungu bwangirika vuba kurusha ubw'abakobwa. Nimvuga uburyo bwa kamere wumve gusaza nyine, kwa kundi ubwenge busaza cyangwa se ubwonko busaza. Ibyo byo ntaho wabihungira, ni ibintu nyine bya kamere. Ariko nimvuga uburyo butari ubwa kamere, wumve wenda nka kwa kundi ubwonko bwangizwa n'ibintu bitandukanye, urugero itabi cyangwa inzoga. Niyo mpamvu nk'abakobwa basinda vuba kurusha abahungu. No kwangizwa n'inzoga, abakobwa bangirika vuba kurusha abahungu babanganya imyaka cyangwa se batayinganya. Hari icyegeranyo cyakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California, hari San Diego, nabo muri kaminuza ya Stanford, cyagiye kibishimangira nyuma yo kwiga ku bushakashatsi. Abahanga basanze abakobwa banyweye bakarenza urugero bagira ibibazo mu bice bitandukanye by'ubwonko, cyane cyane ibigenga kwibuka no kwita ku byo ureba, attention, cyangwa se ku byo wumva. Ni ukuvuga ko kunywa inzoga nyinshi ku bakobwa, iyo uvuze kunywa inzoga nyinshi ku bakobwa ni ukurenza ibirahure 3 ku munsi by'inzoga. Buri nzoga yose ikagira ikirahure cyayo, ngira ngo ibyo ngibyo abanywi bo barabizi. Hanyuma ku bahungu cyangwa se ku bagabo bujuje imyaka yo kunywa hejuru y'imyaka 18, ni ukutarenza ibirahure 4. Ni ukuvuga iyo warengeje ibirahure 4 uba warengeje urugero. Ubushakashatsi rero bwakorewe kuri aba bantu, barangije bareba nyine abanywa ibirahure birenze ibigenwe,
kandi iyo bavuze ibirahure 3 ku mukobwa na 4 ku muhungu cyangwa se ku mugabo, ntabwo ari ukunywa buri munsi, nabwo ni ukunywa 3 mu cyumweru. Nibyo bipimo by'inzoga ntarengwa bitakugiraho ikibazo, nabwo ku muntu muzima udafite ikindi kibazo cy'amagara. Kunywa inzoga nyinshi rero zirenze urugero byangiza abakobwa cyane kurusha uko byangiza abahungu banganya imyaka. Bituma batita ku byo babona cyangwa se bumva, ndetse bakibagirwa vuba kurusha abatazinywa. No kuba rero abakobwa barusha ubwenge abahungu bangana mu myaka, hari abahanga babisanisha bakavuga ko bishobora gutuma bibasirwa n'agasembuye kurusha abahungu, kubera ko ubwonko bw'abakobwa bukura imyaka hagati y'2 n'5 mbere y'ubw'abahungu. Niyo mpamvu rero mu buzima busanzwe abakobwa munganya imyaka nyine mwembi, uko byagenda kose umukobwa bakurusha umwaka iyo uri umuhungu. Niyo mpamvu akubona nk'umwana. Iyo rero banyoye, ubwo bwenge bwinshi bwabo bwakuze mu buryo umuntu yakwita nk'imburagihe, buyoyoka vuba kurusha ubw'abahungu bangana, kubera ko inzoga zangiza ubwenge mu buryo butari ubwa kamere, kandi yari mu buryo butari ubwa kamere ubw'abakobwa bwangirika vuba kurusha ubw'abahungu. Ariko mu buryo bwa kamere biriya byo gusaza, ubw'abahungu bukangirika vuba kurusha ubw'abakobwa. Muri rusange rero umukobwa afatwa nk'aho akuze mu mutwe kurusha umuhungu bangana. Abahanga rero bagaragaza ko kunywa inzoga bizahaza umuntu ufite ubwenge bwinshi kurusha nyine umuntu uri munsi. Burya uriya muntu usinda vuba iyo musangiye ku ruhande rumwe, unagendeye kuri ubushakashatsi, ashobora kuba kurusha ubwenge, kubera ko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza. Uriya usinda vuba iyo musangiye, wenda ibyo nabyo umuntu yazabikorera ikiganiro kwabyo, ko mbyinjiyemo bishobora gutwara indi minota. Ariko iyo musangiye n'umuntu mwese munywa kuri kamanyinya, usinze vuba ashobora kuba barusha ubwenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko igipimo cy'ubwenge uko kijya hejuru byagaragaje ko kiganzwa n'inzoga cyane kurusha igipimo cy'ubwenge wenda kiri hasi y'uwo nguwo muri kumwe, niba ariko nabivuga. Nuva ukurusha ubwenge ashobora gusinda vuba. Mu bantu 4 basangiye, usinze cyane aba barusha ubwenge. Akaba ari ikintu ubushakashatsi nabwo bugikorwaho, ariko byagiye bikomozwaho muri ubwo buryo. Bikaba binakekwa ko impamvu abagore basinda cyane kurusha abagabo bishobora kuba byihishemo icyo kintu. Umbajije rero uti kuki bivugwa ko umukobwa mungana imyaka aba asa n'ahakurusha mu mutwe, nagusubiza nkoresheje izo ngingo ngiye nsobanura haruguru zitandukanye. Ntabwo naba ngiye kure y'ukuri, gusa wenda nk'agashinguracumu dushobora no kubirebera mu bana. Burya buri mwana wese ugize hagati y'imyaka 3 n'4 muzabona ko agira ikintu cyo kwigomeka ku babyeyi be. Umwana atangira gusuzugura burya ku myaka 3 cyangwa 4. Uruzi ko ku mukobwa bitangira kare kurusha umuhungu. Umwana w'umukobwa ashobora gutangira gusuzugura ku myaka 3, mu gihe umuhungu bimutwara undi mwaka umwe cyangwa 2 ngo atangire kubikora. Aha naho bihita bigaragaza ko ubwenge bw'umukobwa bukura vuba kurusha ubw'umuhungu. Niyo bigeze mu kwibuka ibintu byo mu buto, mwene muntu yibuka ibintu byamubayeho agize imyaka 3 cyangwa 4, hari nabo birenga bikaba 5. Mbere y'imyaka 3 nta kintu wabasha kwibuka mu bwonko bwawe, ariko umubiri wo ushobora wenda kuzirikana bimwe mu bintu wakorewe mbere y'iyo myaka. Ibyo nabyo wenda umuntu yazabirebaho, ariko ubwonko ntabwo bibaho. Ibyakubayeho mbere y'imyaka 3 bizimirira muri cya gice cy'iby'imitekerereze by'ubwonko abantu batabasha kugenzura. Iyo rero usubije amaso inyuma, ibintu wibuka byo mu bwana nibyo mu myaka 3 cyangwa 4. Igitangaje rero nuko abakobwa aribo bibuka kugeza kure ugereranyije n'abahungu. Umukobwa n'umuhungu banganya imyaka, iyo basubiye inyuma mu buzima bwabo, umukobwa ashobora kwibuka ibyamubayeho afite imyaka 3, ariko umuhungu we akibuka ibyamubayeho afite imyaka 4 cyangwa 5 kuzamura. Nabyo bigaragaza ko ubwonko bw'umukobwa bukanguka mbere iyo ubw'umuhungu banganya imyaka. Izo zose ni ingingo zigaragaza uburyo ubwenge bw'umukobwa buri imbere y'intambwe runaka ku bwenge bw'umuhungu, no ku bantu bakuru kandi bikabuko. Uzanarebere mu bugimbi n'ubwangavu, umukobwa ajya muri icyo gihe mbere y'umuhungu. Mu buryo bwa rusange umukobwa ubundi ajya mu bwangavu ku myaka byibura 12 na 13, mu gihe mu buryo bwa kamere umuhungu ari imyaka 14 na 16. Nubwo wenda ibiribwa by'ibituburano n'imibereho igezweho byabyegeje inyuma, ubu ngubu n'umwana w'imyaka 9 w'umukobwa ashobora kujya mu bwangavu, ugasanga yatangiye kujya mu mihango,
yapfunduye amabere n'ibindi bitandukanye. Umuhungu nawe ku myaka 12 bikabuko akajya mu bugimbi. Gusa ikigaragara iteka ryose umukobwa arabanza umuhungu agakurikira. N'intanga buryo izabyara umukobwa bifite imbaraga ikanarama igihe itarapfa kurusha intanga izava mu muhungu. Iyo irihuta kihuta cyane ariko igapfa vuba. No kuba icyizere cyo kubaho ku bagore ari kirekire kurusha abagabo. Buryo ukingiranye umugore n'umugabo banganya imyaka, ahantu batanywa batarya umugabo yapfa mbere. Byose bigaragaza rero ubuhangange bw'umugore. Igihe cyose umugore arabanza umugabo agakurikira. No muri Edeni umugore niwe wabanje gusuzugura Imana, umugabo arakurikira. Burya no gutereta nubwo byitwa ko umugabo ari we wabaye nyambere, ariko mu buryo burimo icyo nakwita nk'ubwenge, ukurikiye neza umugore niwe wabaye nyambere, ariko abikora mu bwenge ku buryo ubwenge bw'umugabo butapfa kubifindura. Umugore yakurekera vora wowe ukamutwara, ariko aho umwerekeza hose akaba ari uhagena mu bwenge, bikarangira ari we mutsinzi rero ariko mu cyayenge. Umugore rero akwihorera ukikarakasa ukayobora imodoka, ariko muri we imbere aba yasetse yatembagaye, kuko nubwo wibwira ko ari wowe utwaye ariko mu by'ukuri niwe uguha icyerekezo. Arakureka rero akaba ari wowe umwegera, kubera ko we ari yizeye bihagije, nta mbaraga nyinshi abishyiramo, ubwenge bwe burahagije. Niyo mpamvu rero inyuma buri mugabo wese wagafashe haba hari umugore, ariko nanone inyuma buri mugabo wese wakubiswe naho hashobora kuba umugore ndetse urenze umwe. Ibyo nabyo bigaragaza uburyo ubwenge bw'umugore umugabo bwishingikirizaho akagira ahantu runaka agera, akibwira ko ari we munyabwenge nyamara umugore ari we munyabwenge. Ntabwo rero byaba bitangaje ko umuntu munganya imyaka w'igitsina gore ashobora kuba akuri imbere y'imyaka runaka mu bijyanye n'imitekerereze.